Igitondo cyiza kuri wowe udukurikiye. Uyu munsi rero tugiye kubana mu kiganiro aho tuvuga ku nkuru imaze iminsi icaracara kandi iteye urunturuntu mu burezi. Biravugwa ko coaching ziri kubera hirya no hino mu mashuri ndetse no mu ngo iri mu biri kuzambya cyangwa se mu kuzahaza uburezi cyane. Aho biri kuvugwa ko abarimu bigisha coaching ngo banga gutanga amasomo cyangwa se ubumenyi mu ishuri ryose, ngo bakaza kwizigamira ibyo imbaraga baza gukoresha muri ba bana bakocinga kugira ngo babone uko bakorera amafaranga. Ngira ngo rero iyi ni inkuru itaravuzweho rumwe n'abarimu, ari naho byanagarutsweho n'umunyamakuru Sam Kabera ku rubuga rwe rwa X, aho yanditse inkuru ivuga kuri ibi ngibi. Aragira ati coaching mu mashuri ni kimwe mu bizahaza uburezi. Amakuru drone zimaze iminsi zikurura hirya no hino ngo nuko coaching zibera mu mashuri ngo cyangwa mu ngo ziri mu biri kuzahaza uburezi. Ngo ibi ngibi rero REB ntabyo muzi ko hari bamwe mu barimu banga kugira ibyo batanga mu mashuri ngo mu ishuri ryose ngo bakabigenera abo baha coaching kugira ngo ababyeyi babone ko zifite umumaro. Aya makuru rero ngo avuga yuko ngo abarimu bigisha coaching ngo harimo bimwe banga gutanga mu ishuri ryose, cyangwa se ngo hari imbaraga banga gukoresha mu banyeshuri bose, noneho ngo bakaza kuzisigira cyangwa se bakaza kugira ibyo bagena by'ubwenge cyane ngo baza guhereza ba bandi bakocinga, ngo kugira ngo ababyeyi babo babone ko izo coaching zigira umumaro, hanyuma ngo babone uko babishyuza. Rero ngo hari izindi kandi coaching nanone ngo zisigaye zaradutse muri za boarding schools. Nuvuga ngo iyo tuvuze boarding school ni biriya bigo abanyeshuri biga bacumbikirwa, naho ngo hasigaye harimo izindi coaching ziberamo indani mu kigo. Ngo hono no gusanga abanyeshuri ngo biga ngo iyo ngo ababyeyi baje mu nama rusange, cyangwa se ngo baje nko gusura abana babo, rero ngo ikigo ngo kigira umwanya kibasigira ngo bakaza kuganira n'abarimu babigishiriza aba bana. Ni ukuvuga ngo niba habaye inama rusange, ngo ababyeyi bagira umwanya w'umwihariko ngo wo kuganira n'abarimu bigisha abana babo kugira ngo bavugane ku bijyanye n'imitsindire y'abana. Icyo gihe rero ngo bareba abarimu bakavugana nabo, ubwo ni muri wa mwanya babahaye ngo baze kuganira, ngo barangiza ngo bakabasaba ko bazajya babafashiriza abana babo ngo cyane cyane amasomo batsindwa ku ndangamanota, ngo bagasaba abarimu b'ayo masomo yuko ngo niba bafasha b'abana bakabasha kuyatsinda cyangwa se bakazamura imitsindire yabo, ngo hari amafaranga bazajya babaha ya buri kwezi. Ni ukuvuga ngo muri wa mwanya ababyeyi bahawe wo kuganira n'abarimu, niho noneho ngo ababyeyi basaba abo barimu babo ko ngo abo barimu niba bafashiriza abana babo by'umwihariko ngo bagatsinda ayo masomo, kuko bigaragara ko baba barayatsinzwe kuri birete cyangwa se ku ndangamanota, ngo noneho ngo bazajya babaha amafaranga y'inyongera ku kwezi, kubera ko bazaba bakoresha imbaraga zidasanzwe ku bana babo. Aho ngaho rero ngo niho hajemo ikibazo gikomeye, ngo niho ushobora gusanga ngo umwarimu wigisha fizike wenda cyangwa nk'imibare na shimi, ahangaha ni urugero bafashe, ngo iyo rero abo barimu ngo babisabwe n'ababyeyi b'abana kubazamurira imitsindire yabo, ngo usanga abo barimu babiziranyeho, ngo ku buryo ngo niyo bageze ngo muri teaching staff ngo bakaganira buri wese, kuko aba afite icyo kiraka cy'abana zaha coaching, ngo barabivugana, noneho ngo bategura amabazwa cyangwa se ibizamini ngo bakabihanahana bakabyigisha ba banyeshuri, ngo nibwo mushobora kubona noneho ba bana batahanye ibinota byinshi cyangwa se batsinze cyane muri ya masomo. Noneho ababyeyi
bakishimira ko abana babo bazamuye imitsindire muri ya masomo. Noneho ngo guhera aho baboneye izo coaching. Aha, urumva ko hano ikibazo kirimo ni iki ngiki. Ni ukuvuga ngo niba hari abarimu wenda hano batanze urugero amasomo 3: fizike, imibare na shimi. Tuvuga wenda abarimu ngo bafite abana bagomba kwitaho muri aya masomo, noneho ngo aba barimu ko bamaze bose baba babiziranye ko bari ku kiraka, ngo haba igihe na wa mwanya batawufata ngo bawukoreshe mu kubigisha, ahubwo bakawukoresha mu kugira ngo babakopeze bya bizamini bigiye gukorwa. Noneho ngo nk'igihe bateguye ikizamini ngo barabihanahana. Tuvuge wenda niba ngenda umwarimu wa fizike, nkaba nateguye ikizamini cya fizike, noneho nawe bateguye icya shimi, undi n'icya mate, ngo barangiza bya bizamini ngo bano barimo bakabihanahana kugira ngo babyigishe babana bakocinga, bityo bazagaragare nk'abatsinze neza kuri bilete. Kandi mu by'ukuri icyo yiza ni ikizamini, ntabwo yiza amasomo, ntabwo yiza isomo runaka, ahubwo yiza ikizamini cyaryo, kuko yagihawe kugira ngo bizagaragare ko kuri bilete yatsinze kurusha abandi. Noneho mwarimu abona uko yishyuza ka gahimbazamusyi cyangwa se ya mafaranga y'inyongera ahabwa, adahembwa na leta ahubwo ahembwa n'umubyeyi ku ruhande. Ibi rero bigira ingaruka mbi mu bijyanye n'ireme ry'uburezi, kubera yuko wa mwana yize ikizamini, yagiye gukora ikizamini agifite, ntabwo rero bizatuma ireme rye muri make, ntabwo bizatuma ubumenyi bwe buzamuka, ahubwo bizamusubiza hasi. Hanyuma urumva ko ahangaha izi coaching bavuga zifite ingaruka mu buryo bubiri. Ahambere ni hahandi bavuga yuko imbaraga ababyeyi bakoresha muri coaching, imbaraga abarimu bakoresha muri coaching z'abana bahawe n'ababyeyi, ngo ziba ari nyinshi kurenza izo bakoresheje mu ishuri ryose. Noneho ngo basanga rimwe na rimwe ngo no mu ishuri hari imbaraga yanze gukoresha kugira ngo aze kuzizigamira ba bandi bamwishyura ku ruhande. Umuhate ashyiraho mu guhwitura abana bose ntuhwanye n'uwashyira mu guhwitura ba bana ku ruhande bamwishyura. Ubwo rero bituma amahirwe agera ku bana bakeya, kuko babonye ubwishyu bw'ikirenga. Noneho abandi ntibibagereho kubera yuko bari muri rusange. Iyo ni ingaruka ya mbere, yica ireme ry'uburezi. Noneho iya kabiri nayo ngo bakavuga yuko noneho ni hariya bavuga kuri bariya bahabwa ibizamini bijyanye n'amasomo abarimu bahawemo coaching. Noneho ugasanga umwana ikizamini yakibonye mbere ku bushake kandi bw'abarimu, kugira ngo umwana azatsinde rya somo kuri bilete koko, hanyuma aze kubona uko yishyuza amafaranga yemerewe n'ababyeyi. Ibi rero ngo ni ikibazo gikomeye. REB, NESA basabwa ngo gushyiramo imbaraga kugira ngo barebe ko babirandura, cyangwa se barebe ko babiha umurongo, kuko nabyo ngo biri mu bintu bikomeza kuzahaza ireme ry'uburezi, cyangwa se biri mu bintu bikomeza gusubiza uburezi inyuma. Rero ndabashimiye ko mwabashije kudukurikirana. Iyi ni inkuru nari numvise ikomeza kutavugwaho rumwe, ndavuga ngo reka tuyisangire, hanyuma bityo abo bireba niba hari n'ababikora barebe ko bakwikubita agashyi, cyangwa se barebe ko babikora mu buryo bunoze byo kugira ingaruka mu burezi bw'abana b'igihugu, kugira ngo dufatanye gutegura igihugu cyiza twifuza. Ndabashimiye rero na Alphonse Ndagijimana, naho ubutaha.